Turabasuhuje bakunze ibishako TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Karekezi, kumwe na madamu nawe yabibwira. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu, nitwa Gasengere Christine. Yesu aduhane umugisha. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi twanejejwe no kubana namwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero twashatse kuganira uyu munsi ni ukutarira. Wirira. Kuko kenshi usanga iyo umuntu afite amarira ntabwo ashobora kumenya ko Imana hari icyo yakoze cyangwa hari ubutabazi buza guturuka ku Mana. Ndashaka rero kukubwira ngo wirira. Kureho amaganya, kureho gusuza umutima, kandi Bibiliya irabivuga neza ati nta muntu ushobora kwiyunguraho umukono n'umwe kubwo kwiganyira. Ndashaka rero kubabwira ngo mwirira kugira ngo ubone imirimo y'Imana, kugira ngo ubone ibitangaza by'Imana, nuko uba utari mu maganya no kuboroga. Imana itugirire neza. Ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana hara muri Maraki ibice 2, udusomere ku murongo wa 13. Twumve. Aravuga ngo kandi hariho n'ibindi mukora, mutwikiriza igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire ngo anezerwe. Ndagira ngo nsubirire mwayo magambo tuyumve neza. Kandi hariho n'ibindi mukora, mutwikiriza igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire ngo anezerwe. Imana ishimwe. Ati kandi hari n'ibindi bintu mujya mukora. Mufata igicaniro cy'Uwiteka mukagitwikiriza amarira no kuboroga. Imana itufashe. No gusuhuza umutima. Ako kantu tukumve neza. Imana irimo iraturega ibintu bibiri. Gufata igicaniro cy'Uwiteka tukagitwikiriza amarira ni bitatu. Amarira, kuboroga no gusuhuza umutima. Turashaka kureba kuri bino bintu bitatu. Amarira, kuboroga, gusuhuza umutima. Ni ibintu abantu batazi ko ari ibintu Imana igaya, ariko none ijambo ry'Uwiteka rirabitubwira. Bivuga ngo ni ukugera ku gicaniro cy'Uwiteka, tuhabare ko uri mu rusengero cyangwa ahantu hose ushobora kuba ugiye gusengera, ariko cya gicaniro tukagitwikiriza amarira n'iki no kuboroga no gusuhuza umutima, bigatuma Imana itumva ibyacu, ndetse n'ayo maturo n'ibyo bitambo dutambye ntibishyikire. Kuko ikintu cya mbere cyabanje kugora Imana ni uburyo twaje gutamba icyo gitambo ku gicaniro cy'Uwiteka dufite amarira, tuboroga, dusuhuje umutima. Ndashaka kubabwira ko umunyamarira, umuntu uboroga, umuntu usuhuza umutima, ntabwo ushobora kubona Imana. Imana ntiyagusura. Ati mufata igicaniro cyanjye, aho twagombaga kuza tukabonanira, ariko mwebwe mukazana amarira gusa, mukazana induru, kuboroga no gusuhuza umutima. Yesu adufashe. Oh haleluya. Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga ngo wirira, kugira ngo ushobore kubona imbaraga z'Imana zikora. Wirira kugira ngo ushobore kubona igitangaza cy'Imana. Igihe cyose igitangaza cy'Imana gishobora kuboneka ku buzima bwawe, ufite amarira ntiwabibona. Imana idufashe. Igihe kimwe cya Elisa, umushune mu kazi yarabacumbikiye. Yababonaga ari abavugabutumwa, ari abakozi b'Imana, arabacumbikira. Arangije bagiye gutaha, baramuhamagara bati turagushimira uburyo waducumbikiye iyi minsi yose twamaze hano mu ivugabutumwa, ariko hari ikintu dushaka.
natwe turashaka gusiga umugisha hano. Ijambo Elisa yamubwiye bwa mbere, yarabwiye ati ese urashaka kumenyekana ku mwami? Umugore ati no, ndashaka kwibera mu bacu. Ariko Gehazi aravuga ati nta mwana w'umuhungu agira. Bamuhesheje umwana w'umuhungu. Bamaze kuhava muri iyo minsi, Mushunemukazi arabyara. Ariko reka tuburebe wa mwana agize nk'imyaka 7, wasanga se mu kabande aho yahingaga afatwa n'umutwe. Isabwira umugaragu ati zamura umwana mu rugo umushyire nyina. Ageze mu rugo umwana arapfa. Amaze gupfa, wa Mushunemukazi yafashe umwana amuryamisha ku gitanda aho yajyaga aryamisha ba Elisa na Gehazi. Abwira umugaragu, ntiyigeze atangariza umugaragu ikibaye. Ntiyigeze atuma kuri se w'umwana mu kabande ngo umwana yapfuye. Ntiyigeze agaragaza amarira mu maso he. Ntiyigeze agaragaza agahinda kagaragara bisanzwe kuko tujya tubona agahinda ku bantu. Imana ishimwe cyane. Amen. Arangije abwira umugaragu ati nkirira amatandiko ku ndogobe, ngiye gushaka wa muntu w'Imana. Yaragiye arinda agera aho ba Elisa bari baragiye. Elisa amaze kubona ifurashi aramuratese, abwira Gehazi ati urasi wa Mushunemukazi twagiriye neza, watucumbikiraga twahesheje umwana? Ati niwe. Ati huta umubwire, umubaze niba ari amahoro. Gehazi yaragiye akubitana n'umugore ati ni amahoro. Yamusubije ngo iki? Ni amahoro. Mwana na se baraho. Barakomeza ajya bagera kuri Elisa. Elisa aragira turaho madara. Ndaho. Ni amahoro. Umwana araho, umwana araho ameze neza. Papa w'umwana se nawe ameze neza. Barinze basangira nka kacyayi n'ibiki. Gehazi araho, Elisa araho, batabona kuri uriya mugore agahinda namba. Kandi yasize yoroshe intumbi mu rugo. Imana itugerere. Reka kurira. Ati hari n'ikindi mukora. Mufata igicaniro cyanjye mukagitwikiriza amarira no kuboroga no gusuza umutima, bigatuma ntabumva. Uyu mugore ntiyigeze agaragaza umubabaro. Bageze bwo hagati aza kubwira Elisa ati ariko si wowe nigeze mbasaba umwana? Si mwe mwabikoze? Wa mwana yapfuye. Mada twicaranye hano turagumya dutera ibipara useka gutyo, umwana yapfuye. Ya mwana yapfuye. Icyo nshaka kuvuga, uyu Mushunemukazi ntiyigeze agaragaza umubabaro imbere ya Elisa. Na Elisa nta kintu yabonye. Na Gehazi nta kintu yabonye. Nta kwifata gutya. Nta kwimyoza. Yaragumye aba nguko yari ameze agifite umwana. Kandi twibukiranye yasize yoroshe. Nta marira yagaragaraga nk'umunyagahinda. Zirinde kugira ngo bagusome mw'iki kurimo. Icyo wabaye bakigusome mutarakivuga. Elisa yari afite impano bari bafite no kugenzura, ariko ntibigeze basoma muri Mushunemukazi cyabaye, kuko ntibigeze babona agahinda, nta marira bigeze babona kuri we. Yesu ashimwe. Bivuga iki rero? Igihe cyose ukigaragaza amarira, igihe cyose uboroga, igihe cyose usuhuza umutima, Imana ntigikwegera. Imana itugire neza. Imana ntigikwegera. Niyo mpamvu Dawudi yajyaga ajya imbere y'Uwiteka akabanza akavuga ati mutima wanjye turiza Uwiteka. Umutima ujarajara ntabwo Imana iwegera. Iyo Imana ije ugasanga urajarajaza umutima, iragenda ikabikoze hirya no hino, ikajya kwa Batito n'ahandi ikareba batajarajaza umutima, ikagaruka kureba ko utajarajaza umutima. Hari n'ikindi dukora, dutwikiriza igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga. Amateraniro yacu ntabwo akwiye kuba amarira gusa. Aho twicaye dusenga ntabwo bikwiye kuba amarira no kuboroga gusa no gusuza umutima. Tugomba kugira ibyishimo kugira ngo Imana ishobore kumanukira mu buzima bwacu bw'umwuka n'ubw'ubusanzwe. Imana itugire neza. Yesu ashimwe.
Yesu ashimwe. Ntiyigeze uyu mushunemukazi agaragaza ikibazo kiriho. Abantu b'iki gihe rero turajya gusenga ukumva ni amarira gusa. Imbere y'Imana ni imbere y'Imana ni agahinda gusa. Ibi ntabwo byatuma Imana ikora. Banza usubire inyuma urebe imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwawe, kandi uyibwire kuri amahoro. Imana ishimwe. Amen. Mushunemukazi asize yorosha umwana, ariko aravuga ko ari amahoro kuko afite ibyiringiro. Impamvu rero duhora turira, impamvu duhora tuboroga, impamvu amarira duhoraho n'amaganya mu gikirisitu cyacu, nuko nta byiringiro tugira by'iby'Imana ishobora kuba yavuganye natwe. Nta byiringiro tugira by'iby'Imana yakoreye muri twebwe n'ibyo yiteguye gukorera muri twebwe. Nta byiringiro tugira. Niyo mpamvu duhorana amarira, niyo mpamvu tuboroga, niyo mpamvu dusuhuza umutima. Ariko ndagira ngo mbasitangarize, ukiboroga, ukirira, ugisuhuza umutima, nta muntu uteze kubona. Yakubwiye ngo bituma ntabitaho. Iyo twazanye agahinda kenshi dusuhuza umutima turira, tutibuka imirimo Imana yakoze ku buzima bwacu, Imana yavuze ngo nicyo gituma ntabitaho. Reka kurira, kuko Bibiliya yagutsinze. Yavuze ngo mu bibaho byose duhere tugira gute? Dushima. Yobo ndumva yarabivuze na Yeremiya atetse amugira ngo mu kuboko k'Uwiteka havamo ibyiza gusa, nta n'ibibi bishobora kuvamo. Kuboko k'Uwiteka kuvanzemo ibintu bibiri. Hari n'igihe nuko rero Uwiteka avuga mu gitabo cya Maraki 2:13 ati hari n'ibindi njyambagaya mukora. Mufata igicaniro cyanjye mukagitwirikiriza amarira no kuboroga no gusuhuza umutima, bigatuma ntabitaho. Ibyo byumba by'amasengesho naho kurira, ibyo byumba by'amasengesho naho kuboroga, ibyo byumba by'amasengesho nta byishimo bibaho, nuko dusuhuza umutima. Imana rero ikinyurira ahandi iti ntabwo njya negerana n'abantu barira, ntabwo njya negerana n'abantu baboroga, bahora basuhuza umutima, batajya bamenya ko hari n'icyo nigeze gukora. Imana itugirire neza. Ahantu hose Imana yagukuye, ubundi wari ukwiye guhora urira. Gira igihe cyo gushima Imana, unezerwe. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mariya na Magadalena bageze ku gituro mu gitondo kuri Pasika, basanga Yesu ntari mu gituro. Barareba naho yararyamye baramubura. Bahindukiye barebye mu ishyamba, babonamwe umugabo uri aho mu ishyamba, ngo bamwitiranya n'umurinzi w'ishyamba. Baba baramwegereye, amarira ari menshi mu maso. Bamwegereye baramubwira batese, niba ari wowe wadutwariye umwami, watubwiye aho wamushyize. Kandi babwiraga nde mama Debo? Babwiraga Yesu. Imana itugirire neza. Iyo ufite amarira ntabwo wamenya ko Yesu muri kumwe. Ariko bamaze gukura amarira mu maso ati mwitinya nijye, mugende mubwira abandi. Amarira akimara kuva mu maso, uko babona ko ari umurinzi w'ishyamba, babona ni Yesu. Niki cyatumye batamenya ko ari Yesu mbere? Ni amarira yari ari mu maso. Iyo ufite amarira ntabwo wabona imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Iyo uboroga ntabwo wabona imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Iyo usuhuza umutima ntabwo wabona imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Dawudi niyo mpamvu mu masengesho ye yageraga ku musozi akavuga ati Imana ntuceceke. Kandi ikindi cya kabiri, mutima wanjye turiza Uwiteka. Kuko Dawudi yari yaramaze gusobanukirwa ku mutima ujarajara udafite kubona Imana. Mutima wanjye turiza Uwiteka. Iri jambo riravuze ngo hari ikindi mukora, mutwikiriza igicaniro cyanjye amarira no kuboroga no gusuhuza umutima. Umutima ujarajara ntabwo ufite kumva ijwi ry'Imana. Nibashaka baguhanurira inshuro jana, nushaka wandika amakarine wuzuze. Umutima ujarajara ntabwo uza kumva iby'Imana muri wowe. Imana itugire neza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iyo ufite agahinda, niyo mpamvu kuri uwo munsi nanone wa Pasika mu gitondo, babiri bari barimo bagema wusi, bari mu bigishwa ba Kristo bitahiye, bavuga bati byararangiye.
ariko ngo bageze imbere bagenda baganira, harimo uwitwa Kiriyopa. Ngo bageze imbere umuntu abaturuka inyuma arababaza ati ibyo ni ibiki muvuga? Bati se ni wowe mushyitsi muri Yerusalemu utazi ibyabaye? Umugabo witwa Kristo twari twarizeye, ubu ni umunsi wa gatatu. Yesu arababwira ati ariko mwabapfumwe, simwe twari kumwe ejo bundi kwa kane mboza ibirenge mbaha ifunguro, bwahise mwibagirwa? Sinababwiye ngo tuzahurira i Galilaya nyuma y'iminsi 3? Ni ibiki? Imana itugere. Kuko bari bafite gusuhuza umutima, ntibamenye ubari inyuma. Iyo ufite gusuhuza umutima ntabwo umenya ko Kristo muri kumwe. Imana itugire neza. Bari bafite gusuhuza umutima n'amaganya menshi, ntabwo bamenye uwo bari kumwe. Noneho bageze aho bita Yesu ngo ni umushyitsi. Iyo rero agahinda kagufasha ugasuhuza n'umutima, Yesu umwita umushyitsi. Imana itugire neza. Ndashaka rero kubabwira ngo dukureho amarira no kuboroga, tubone imirimo y'Imana. Imana itugire neza. Kukurikiye rero ku Ishako TV, uyu munsi nashaka kugubira ngo wirira kugira ngo ubone imirimo y'Imana. Reka amaganya, reka gusuza umutima, kwinjira mu byumba turira tuboroga, twahinduye amajwi mu gusenga no kuboroga no kurira gusa. Oya, nta bintu Imana yakoze. Ati rero ndabagaya, ni kuwiteka Imana ivuze muri Maraki 2:13. Ati mukora ibintu bibi, mwicara mu gicaniro, kuza ku gicaniro cyanjye muncengerera, mukagitwikiriza amarira no kuboroga no gusuza umutima. Ati niyo mpamvu bituma ntabumva. Dukureho amarira no kuboroga no gusuza umutima, tujye twinjira tuvuga imirimo y'Imana yakoze. Ngiki cyo Hezekiya yatsindishaga, yavugaga imirimo y'Imana, ibindi by'ibibazo bikaza nyuma. Ndagira ngo rero mbabwire ngo Imana iratugaya, kuko igicaniro cy'Uwiteka turagitwikiriza amarira no kuboroga no gusuza umutima. Imana itubabarire, kandi guhera uyu munsi wegera igicaniro cy'Uwiteka nta marira, nta kuboroga, nta gusuza umutima. Uzi ko Imana mwavuganye ari igiye gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Imana ibagirire neza, mugubwe neza, kandi amahoro y'Imana agumye kubana namwe. Ibi bintu tubireke. Amarira, ujinjira mu byumba by'amasengesho, bahinduye amajwi, gutaka amarira, nta kigenda buri kanya, nta kigenda. Bari tugirereza. Nababwiye ukuntu namanutse umusozi wa Kanyarira, nawe uzamutse nkubitana n'umuntu umaze iminsi 3. Ndamubwira bitese umaze iminsi hano bimeze gutese? Nta kigenda. Ubwo se umaze iminsi 3 ku musozi uranaharara, imbeho yaragutunye, wagiye nta kigenda, umanutse nta kigenda. Imana itugirire neza. Iyo mvugo tuyive mu mw'abakristo mwe nta kigenda. Oya, biragenda. Hari iby'Imana yakoze. Mufata rero igicaniro cy'Uwiteka tukagitwikiriza amarira no kuboroga. Nibyo birimo bituma Imana itatwumva. Tugire morale mu buzima bwacu bwose, bibaho byose duhore dushima nk'uko Bibiliya ivuga, kugira ngo tubone ubutsinzi buturutse ku Mana. Imana rero ibagirire neza. Reka nsabe n'ubundi Mama Debora asengera ubu butumwa bwiza tumaze kumva, kandi Imana itubabarire kurira no kuboroga no gusuza umutima. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ijambo ryiza rigeze mu mitima y'ubwoko bwawe. Sengeye umuntu wese wabasha kumvira ijambo ryawe Mana, kugira ngo rimufashe. Abantu benshi muri iyi minsi kubw'ibibazo, kubw'intambara, ntago babasha kwihangana Mana. Bagirire neza rero, ubarinde kurira, ubarinde kuboroga, ubarinde gusuhuza imitima mu izina rya Yesu. Ubahe gusubiza amaso, batekereze, barebe byinshi wabakoreye, kandi bumve ko n'ibindi byose ubishoboye. Urakoze rero, urakoze ko byumvishe. Cyoro kibe cyawe mbyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.